yatangiye ryari? Root Foundation yatangiye 2012 hanyuma nkuko nabivuze dufasha abana n'urubyiruko ariko habazamo n'ababyeyi kuko ari ikibazo bamarira cy'ababyeyi bivuga ngo ababyeyi byo tubafashamo ari cyo tugira fellowship ni nk'ibiganiro nabo aho duhura buri kwezi tugahora kuri center buri mubyeyi wese ufite umwana ahangaha tukaganira ku kintu kibazo kiri muri community uburyo barera abana uburyo bakurikirana abana kujya ku ishuri uburyo nabo bakwiteza imbere kwikura mu bukene kubera ko twasanze ubukene buri ku isonga mu kibazo gituma abana bajya ku muhanda so rero twiyemeza ko abana nk'uko ababyeyi hamwe natwe duhura mu buryo bwa buri kwezi tukaganira kugira ngo umwana wese uva mu muryango utishoboye ntibisobanuye ko arajya mu muhanda kandi siko bimeze ariko byibura umubyeyi dufatanyije nawe tubashe kurema umwana za ndangagaciro z'umwana ahangana ayumva ko afite ejo hazaza heza agira ishyaka kugira ngo yiteze imbere icyo ni kimwe ikindi tugira porogaramu zo kubateza imbere navuga capacity building na economic empowerment aho ababyeyi bacu tubigisha kudoda tubigisha kuboha tukabigisha no gukoresha handicraft navuga ni made in Rwanda kugira ngo nabo kuko twasanze benshi mu buzima bwa buri munsi bajya ku muhanda si ku muhanda bajya gushakisha buri munsi nta mubyeyi buri mu rugo umwana yavuye ku ishuri niwe ugenda agafata iya mbere akajya guteka uwo nguwo ni ufite umutima uwa wundi utazi wenda icyo agamije mu buzima bwe ava ku ishuri ajya ku muhanda kubera ko umubyeyi ari busy ariko byose biterwa nuko background yabo navuga ngo ahahise habo ntabwo abemerera kuba bagira icyo bakora gihora kibinjiriza buri munsi rimwe rero mugasanga bahora muri ya ntambara y'ubukene bahora mu bukene butarangira so twahisemo ko dutangira kuba traininga tukabahugura na bimwe mu bintu bikenewe muri no community bajya bakora bikaba amafaranga mu buryo buhoraho mu buryo bwa buri kwezi nyirango tumaze urabana ababyeyi 300 ubu ngubu ababyeyi muri bo 150 bamaze kubona imashini zo gukoresha dufite na workshop anga mu isantre ababyeyi baza bakoresha imashini bakabasha kudodera abandi bakadoda uniform z'ibigo by'ishuri bakiteza imbere bakazamura imiryango yabo iyo mubahuguye nta mafaranga mubasaba cyangwa baraza bagahugurwa gusa nk'abafashwa nkuko nabivuze iki ni ikigo gifasha abantu batishoboye ikigo kigamije mbese kuzamura ino community n'izindi community zitandukanye rero nta giciro kiri kuri programu z'ababyeyi hano ababyeyi baraza bakigira ubuntu ibikoresho hanyuma ariko dufite abafatanyabikorwa benshi dukorana nabo batubashisha cyane cyane nko ku babyeyi dufite World Connect dufite n'ibindi bigo byinshi dukorana mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ababyeyi babone imashini ababyeyi babone ibikoresho ababyeyi babone aho gukorera twishyure ubukode tubakurikirane mu buzima bwabo bwa buri munsi
event harimo gift twateguye. Gift ziri academic. Nivuga ngo iyi Christmas charity event twayiteguye kugira ngo abafatanya ibikorwa bacu batanga ibikoresho by'ishuri, batanga imyambaro, batanga inkweto, batanga ibyo kurya kugira ngo tugabane n'imiryango yacu. Ku bana rero ngira ngo abana mbere ku bana batsinze nk'umwana watsinze aragenerwa igihembo cya laptop by the way. Umwana mbese watsinze kurusha abandi mu buryo bwa academic ariko uburyo bw'imyitwarire ahangaha mibane n'abandi bana, uburyo abyina cyangwa uburyo acuranga impano ye, uburyo abana bagenzi be. So rero abo bose bafite ibihembo mu byiciro byabo. Hanyuma batsinzwe nabo ntago bavira amaho ngaho kubera ko tugira program ya education program igamije kugira ngo buri mwana wese kuko navuze ngo ni umwana wese udafite amahirwe nk'abandi babonye. Ngira ngo no ku mwana ndatsinda ni impamvu nyinshi zitandukanye, kuba adakora coaching wenda, kuba bafite ibibazo byinshi gutekerezaho by'imiryango wenda bigatuma atsinda. So umwana rero turamwegereza, niyo mpamvu tumuha gift atari uko tumushimira ko yatsinzwe, aba kugira ngo nayumve ko hari abantu bamwitayeho, hari abantu bamumotive, hari abantu bashobora kumuha andi mahirwe kugira ngo nawe ejo cyangwa ejo munazatsinde. Kandi turabonamo navuga ngo result nziza, outcomes nziza cyane kubera ko hari abagiye bakora progress nziza bakongera amanota 10%, 20%. Ngira kugeza uyu munsi navuga ngo average y'abana bacu 60% kuko twakusanyije report zaho igihembwe gishize. Batubwiye ko wabaye wa mbere. Baguhembye iki? Uwo munsi rero ntago nari mbizi nanjye. Gusa nyine baye bafite gahunda yo kuza gutora umwana witwaye neza mu biruhuko birebire tugira bisoza umwaka w'amashuri. Nuko nguko nyine nza ndi umwana wa mbere witwaye neza, bamemba laptop ya Lenovo. Iyo laptop ikoresha iki? Iyo laptop rero nifite mu rugo, mfasha gusubiramo amasomo, searching utuntu kuri Google ndeba ibyo nazi cyangwa se homework aho baduhaye ku ishuri, ibintu nazi nkabikoraho research. Ahangaha kuri Root Foundation ibintu byose barabitwigisha: ikinyabupfura, urukundo, gukunda abandi ndetse no kugira umutima mwiza. N'icyo wabwira abandi bana bari muri vacances muri kino gihembwe kugira ngo bazabashe nabo kwitwara neza? Ikintu cya mbere nagira inama abana cyane abari gukura, ikintu cya mbere bagomba kwirinda muri vacances buriya ivamo ibishuko byinshi cyangwa se kugendera mu dukundi utamenya. Ikintu cya mbere nashishikariza abana muri iyi minsi ya vacances kwirinda udukungo, ibintu byo kunywa ibiyobyabwenge ndetse no gushyira imbere nyine umutima wabo n'urukundo no gufasha. Nabyakiriye neza cyane nyine ko ari ibintu bituma nyine dusabana, tukishimana, tukerekana impano dufite nyine twifitemo. Wowe ufite iyihe mpano? Kubyina bihe traditionnel. None muri vacances batubwira ko mujya mubasha kuza. Iyo muje bababwira iki, babigisha iki usibye kubyina nyuma y'ibyo ngibyo? Twiga ibintu bigiye bitandukanye nyine, hari igihe nyine tugira na Saturday program tukabasha kuganira, tukareba ku ndangagaciro.
ndetse nyine tukarushaho nyine gukora imyitozo kuri izo mpano dufite nyine kugira ngo tuzizamure. Igihe maze hano muri Youth Foundation natangiye 2018. Youth Foundation ikintu yangejejeho cyane ko nyine mbere na mbere Youth Foundation ni umubyeyi. Ikintu yangejejeho yatumye nyine numva ko nyine nkwiye kujya mu bandi nkabasha gukuza impano zanjye.